Halo muraho neza ndabasuhuje mwese Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe bantu mukunda ijambo ry'Imana mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ndetse no kuri channel yacu yitwa Women Ministry. Ni ijambo tujye gusanga muri Yeremiya ibice 31 turasoma umurongo wa 15 dusoreze ku murongo wa 20. 15 haravuze ngo uko ni Uwiteka avuga ati ijwi ryumvikaniye irama ry'umuborogo no kurira gushavuye ni irya Rasheli yaririraga abana be yanga guhozwa ku bwabo kuko batakiriho. Uku ni Uwiteka avuga ati hoza ijwi ryawe we kuboroga n'amaso yawe yo gushokamo amarira kuko umurimo wawe uzaguhesha ingororano. Ni Uwiteka avuga. Kandi bazagaruka bave mu gihugu cy'ababisha kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo yawe kandi abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo. Ni Uwiteka avuga. 18 Erega numvise Efurayimu yiganyira ati warampannye mpwana n'ikimasa kitamenyereye guhingishwa, ungarure mbone kugaruka kuko uri Uwiteka Imana yanjye. 19 Ni ukuri namaze guhindurwa ndihana kandi namaze no kwigishwa nikubita ku matako, naramwaye ndetse nkorwa n'isoni kuko nari mfite umugayo mu busore bwanjye. Mbese Efurayimu si umwana wanjye nkunda, si umwana ufite igikundiro se? Kuko iteka ryose iyo ngize icyo muvugaho mugaya ndushaho kumwibuka, nicyo gituma umutima wanjye umufitiye agahinda. Ni ukuri nzamugirira imbabazi, ni Uwiteka avuga. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, dusomye amagambo meza atubwira ukuntu Imana yabwiye ubwoko bwayo ngo bureke kurira, bureke kuboroga kuko ari Imana izabagarukaho, ari Imana izabarengera, ari Imana izabahoza amarira ndetse n'agahinda barize. Rero nawe muntu w'Imana uri kurira kuri ubu ukaba ufite ijwi ry'umuborogo kubwo gushavura kubw'ibyabaye ku buzima bwawe, Imana irakubwiye ngo hoza ijwi ryawe, amaso yo gukomeza gushokamo amarira kuko ari Imana igitanga ibyishimo kandi ari Imana ijya igaruka ku buzima bw'umuntu. Iratubwiye ngo Rasheli Imana yaramusezeranyije ngo nzongera ngarure abana bawe. Abana tubagereranya nk'imigisha. Hari imigisha uba wari ufite igihe kimwe ukabona igiye gukurwaho bigakora ku mutima wawe ugakomereka cyane, ariko ijambo ry'Imana irakubwiye ngo hari ibyiringiro ko imirimo yawe izibukwa kandi amaherezo yawe akazongera akaba meza. Hoza ijwi ryawe rero wowe wari uri kurira, ureka kurira, reka kuboroga. Imana ni Imana igiye kugarura ibitwenge ku maso yawe, ni Imana igiye kongera kuguha kwishima, ni Imana igiye kuguha kongera kuguha kumwenyura. Izina ryayo rihimbazwe. Riratubwiye ngo ese Efurayimu si umwana wanjye nkunda kandi nishimira? Wowe mu mazina yawe se nturi umwana w'Imana ikunda kandi yishimira? Kuko wibutse ibyaha byawe, ukibuka ibicumuro byawe, ukihana ugasaba Imana imbabazi, Imana nayo yemeye kukubarira ndetse no kukwakira. Niyo mpamvu Imana iri kugusezeranya ibyiza, ikagusezeranya kukugarukaho ndetse no kukugirira neza. Rero we muntu wumvishira ijambo wari ufite agahinda kenshi mu mutima, wari uri kurira, menya neza ko imirimo yawe myiza itazagenda ubusa, itazahera. Menya neza ko Imana iri kugusezeranya kukugarukaho ndetse no kukunezeza. Wowe rero wumvishira ijambo rikaba rigukoze ku mutima, reka nkusabe wandike muri comment, wandikemo amena kugira ngo aya magambo meza n'aya masezerano meza Imana yasezeranije ubwoko bwayo kandi yasezeranije Rasheli, Imana bari wowe Rasheli uyu munsi mu buzima bwawe, ari wowe Rasheli, Imana isohoze ibyiza yamugambira imubwira ngo abana bawe nzongera mbagarure. Reka rero nkwinginge nkusaba ngo andika muri comment kandi ufatanye nanjye muri iri sengesho rigufi. Mana turagushimiye, tuguciriye bugufi. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana itishima kandi itanezezwa nuko tugoma mu mibabaro, ahubwo uri Imana itubwira ngo mbabikiye ibyiza imbere, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimiye rero kubw'ijambo twumvise kuko ritubwiye ibyiza udusezeranye. Mana nubihererwe icyubahiro kimirwe. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tuzabonana ubutaha rero bakunzi b'ijambo ry'Imana, ndabakunda. Imana ibahe umugisha, mujye mukora like, share na comment. Murakoze ndetse na subscribe. Ijambo ry'Imana nakagaruka naho utaha.